tangira ya story unabereka ukuntu yagutuburiye ku bintu by'amafaranga uzana ibimenyetso babibone ubundi mwobo Mani TikTok umuntu agutuburira gute? buretonze ubundi wumva abadiaspora uburyo basigaye ari ibihwinini bamwe na bamwe pana bose Yewe abadiaspora umva Rita Rita cyangwa utese suza mu diaspora watumye cyagiye tuvugana nabi ejo bundi yarampamagaye yawubwira umva nkubwire nzabikumvisha okay mata udeti yuzuye tani yumva ukuntu uretse cy'akarabero ibanza shyiraho ugashyira kamera yayishyize nawe shyiraho kamera kugira ngo oya njyewe nkura muri big screen uretse dushyiramo mutoni gusa reka njye niva Rita shyiraho kamera toni nkuraho ngira shrinking nkuraho oya nawe shyira kuri kamera ajya abona ko turi kumwe twese wikiriza kubone nyine geste n'umugore yoroshye turayumva rero tumuhaye ko se bw'umwapfa naretse kuncanisha itara ubwo nimba wanze nanjye ntayo nshyiraho tubiri ntabwo njya abakobwa nanjye imodoka kanambere urakanze se Rita oya ni kanambere urakanze ndayishyiraho kuri na Rita shyiraho okay Mutoni karameshu we my angel ndakumva yanditseho my angel nyine noneho muto shyiraho kamera urumva aguhereze ka kamera baragutuguriye ntiwabimbwira n'uwo muhungu nanjye yarabimbwiye numva namukubita mwaretse akavuga umva Rita wamubwiye ukuntu ejo muramupostinga ashaka ntanabibonesha buri munsi no kuri WhatsApp ahantu umupostinga se njye ko ntabibona kuri story Instagram nako kuri posting hose ndaposting ariko ntabwo ajya abibona nicyo kintu kimbabaza tangira ati dore abantu bari kugenda ngo dufate atadutuka mu mwabururu wowe njyewe nkora gupostinga kandi ntabwo ubona nicyo kintu kimbabaza mutubuzi ntazatuburira abandi bantu okay ibyo turabivugaho nyuma reka mbabwire ukuntu byagenze umukobwa twahuriye kwa bebe si mumuzi twese adutamo amawanike hama arambwira ngo kuri bidi yanjye ngo azampa intare arambwira ni muforowingi ndamuforowinga bidi yigeze sinamubona nyine urumva umuntu twabaye rimwe sinanabyitaho nongera kumusanga hehe kwa suka njya kwa suka kandi turi gutera story ndamubonye yitwaga Mugisha simwe wabonye nariyanditseho Mugisha nkashyira n'akayimuci ubu yahinduye inzira yise Gateka ngubu ni umukobwa ndangije ni umukobwa mubona kwa suka mubona kwa suka mubonye kwa suka mvuga ashyiraho kamera ntari namumenye uyo wa Mugisha wanjye umeze gute ndamubwira warambeshye ko kuri bidi yanjye utaje kumpa ya ntare abarambwiye hari abantu bose barabyumvaga arambwira ngo umva ngo muri uku kwa gatandatu tora itariki yose ushaka ngo nzaguhereza intare yawe ndamubwira sawa mpita mwandikira mu gikari ndamaze se ntore mu matariki ya mbere cyangwa mu ya nyuma ahita ambwira ngo reveniseti ndavuga ok sawa nta kibazo hama ubwo ngarangije anyaka nimero yanjye ya WhatsApp oya uwo munsi haza umuntu ucuruza nyine by'amata bya alimentation nyine ucuruza ibintu bya alimentation ariko amamaza ibintu byiwe aba aravuze ngo ndashaka ngo agakarito k'amata ngo ndashaka ngo juice ndashaka ibiki ngo hanyuma ngo mbiguriye Mutoni cyo nyine mpita numva ni umuntu mwiza ni umwana mwiza ndavuga hari umuntu mvugishije oya komeza sho
ejo numva ni umwana mwiza nibaza umuntu ntimuziranye cyane arakutekereje wenda ntabwo ari ibintu bihenze nanjye nabyigurira ariko byibura umutima abivuganye abaraje mu gikari anyatse nimero yanjye ya WhatsApp abaraje mu gikari anyatse nimero ya WhatsApp ndayimuhereza nimero yanjye ya WhatsApp noneho arambaza uri mu Rwanda ndamubwira oya ntabwo ndi mu Rwanda none rero nakuguriye n'indi ubyakira ndamubwira mama wanjye ari mu Rwanda nta kibazo yabifata ahita ambwira ngo ndamushimira umwana mwiza Imana iguhereze umugisha ibiki umva pe numva ni umwana mwiza nyine ndumva ntabwo ari ibintu birenze ariko umutima ubikoranye Imana iguhe umugisha arambwira sawa nta kibazo no tukajya tuvugana noneho atangira kuzageza akaza akambwira ati ufite gift wenda nkamubwira nazo mfite akambwira waricaginze 2,000 nkakoreka umuntu ugenda ukampera n'inshuti yanjye ko njyewe ikarita yanjye yagize ikibazo sha nkaricaginga ibyo 2,000 ndivuga ati umuntu uzampa baby rayo ni umwana wayo nkagenda nkamuhereza umuntu nyine uwo yambwiye ngo mera nkamumuhera ejo akongera akagaruka ubwo rega ngo ikarita yanjye yagize ikibazo ngo ntabwo bari bayifungura ngo wambabariye ngo hari umuntu ngo wanjye ngo uri hariya ngo mbabarira ngo ugende ngo umumpere ngo dinazoro umumpere na Galaxy nk'amase ko nafite ti wowe ricage uzakore nuze nzaya kwishyura yose barabure ko nana hati wisikira isha umva ntayo pe nkagenda nkabikora noneho finally ubundi nyine byabaye abaraje arambwira ngo ati ngo mfite umushuti wanjye yagize bidding ngo yagize bidding ngo kandi nta kintu namuhaye ngo none ngo ndashaka ngura amakwe n'ibihumbi 40 ndashaka kumuha rayoni ngo njyewe ngo numva ngo sinzi umuntu wacokoje ikarita yanjye ngo ibiki n'ibiki ngo sinzi ngo none ngo yagize ikibazo ariko ubwo mbere yaho yabanje kumbwira arambwira ati wowe fata account yawe uhindura izina inyuma y'amazina yawe ushyireho umugisha simwamenye narashyizeho umugisha ku buryo nzaza ntanga ahantu abantu bakajya ni backup yanjye ndabikora cyane inshuti yanjye uretse gato uwo muntu ni umukobwa ni umukobwa mwiza gusa mwiza koko nagenda gutanga ahantu akamaking ashobora kuba hari agahita mu gishanga ngo uyo ni backup yanjye bagita ngo ngo urarenze ufite 28 backup ufite 24 uzukurenze akabati nyine it's okay nta kibazo nyine ni inshuti yanjye nta kibazo arasanga ati recharging 40 hamushaka guharayoni nyuma y'amasaha 5 ikarita yanjye bitangiye gukora njyewe ndayakwishyura abasi 40 ndamubwira rero ndavuga ati kugira ngo wenda ubwo ngo nanjye ngo nagize ubwenge yewe ndavuga reka mubwire ko ngiye kuyaka undi muntu atari njye ugiye kuyaricaginga ari bugire impuhwe zo kuyishyura ndavuga ati rero hari umuhungu tuziranye mu Rwanda ugurisha amakwini reka bari we nyaka kuko ni inshuti yanjye ajyampa reka bari we nyaka uwo none ndagwa nimero yiwe nyuma y'amasaha 5 yamuhe ngo sawa ndamwandikiye ndambwiye ati mpereza amakwini 40 aranambwira ngo ampereza account yiwe nta nige najya amugurira amakwini kuri account yiwe nyine ambeshya ampereza account yiwe amaye account ye ngo bamushyirireho sinzi ukuntu byagenze ahita bati oya ariko oya shyira ku yawe kugira ngo njye nese mbitekereza nyuma ko yajya ngo mwimyishyuza azavuga ati nundi yari ari ku yawe ako kaona gatekerejeho nyuma ahita ngo oya uko nundi yawe ari backup yanjye shyira ku yawe ayawe noneho abari wowe uzaza ugenda unkubwira abantu umpereza kwa kundi ndambwira okay nta kibazo umuntu ndambwira mpereza amakwini 40 arambwira ati 40 ntabyo mfiteho none ahangaha cyo kuzo mfiteho 10,000 ndambwira okay ibyo 10,000 ubimpaye arambwira ati nabagoye ibyo 10 nta kibazo ayandi 30 araza kuyaduha nyuma ndavuga sawa abampaye ibyo 10,000 kuko abishyira kuri account yanjye abaratangiye genda kwa kana kumumpera 1,000 genda kwa kana kumumpera 2 genda kwa kana ibaze ko ritana musanze muri game nanga kumuha n'ijana ku makwini y'abandi ngo ntakora
ndagenda amakwini arashira pe yose arashira habe n'inyabarasanya arambwira sha habe n'akanyabarasanya arambwira ya makwini asigaye angana si yashize ntangira kumubarira dore nayahaye kana kayashize okay nta kibazo ya ndi 30 yaduha ryari ndavuga ati araza ko wenda buriya wabonye amafaranga sawa amasaha 5 arashira ashize ndamubwira se Mugisha wa mpamvu atangiye kunyishyuza ngo reka ndebe ngo ikarita yanjye ngo ko bayifunguye 5 arashira 6 7 8 9 10 se Mugisha wa mpamvu ko amereye nabi ngo tumwishyure ngo reka ngo nyarungikira umuntu ngo hamana wa yamurungikira none abatubuzi bajya bakwishe mu mutwe sintatekereza se gute yarungikira umuntu kuki atayarungikira umuntu direct wa undi waduhaye amakwenzi ndavuga ati okay nta kibazo abampaye igipapuro ngo yarungikiye reka ntibereke igipapuro yampaye ngo yarungikiye umuntu icyambabaje nuko ntanagahumbi wakuyemo umwana yewe noneho mfite ikibazo umuntu arenze yamubwiraga ngo umaze gutanga icyatanu ntabwo yansaya abakobwa murebe igipapuro yampaye arambwira ngo aya ngaya ngo nayo arungikiye ngo uwo muntu ngo nango agiye kuyarungikira uw'amakwini noneho uburofa sinasoma ngo ndebe senda ko ari umuntu wahubwo wakoze ikiwa yamurungikiye kuko yitwa gutyo no mukobwa yitwa Elsie Karen Munezero niko yitwa sinabibona uwo munsi ngo mbone ko ahubwo ari igipapuro mpaye cy'umuntu wigeze kumwoherereza amafaranga we ambeshya ko ari umuntu ayoherereje ugiye kuyoherereza wa muntu w'amakwini ndaceceka nyine ngo ndatuza ndavuga nta kibazo ndabatukoreza amafaranga ibyo byose ntabwo bitinda bahita bayamwoherereza nkajya mubaza nese wa muntu amafaranga yayohereje ngo ndi kumuhamagara ntamfate hashobora nkamubaza se wa muntu byagenze bite ngo wapi ngo muhungu ko turi kumuhamagara tukamubura nahamagara umuntu wamaze ati hari nimero yo muri Canada uri kubona iguhamagara ati reka da nta nimero ati nta nimero yo muri Canada yari yampamagara mbese se hari n'iyi Burundi cyangwa yo mu Rwanda guhamagaye oya ngiye nagera kuri Mugisha akambwira ati umuhungu ntabwo ari gufata telefone turamuheza amafaranga gute tutari kubona nimba ari we cyangwa atari we none ndabwa basi ngereka ngo wese nimero y'inyarwanda uyashyireho nge ayo mafaranga bayamushyirireho ngo sawa na nimero ndayimu ntiyabikora aha ndavuga ati rero uyu muntu amaze kumbya amafaranga menshi noneho reka nshaka umuntu nzi yambwiye baziranye mbacatse umuntu yambwiye baziranye ngo w'umusheri we abaraje uwo muntu ahageze arambwira ati ngumva nkubwire ngo uriya mukobwa n'umutuzi nanjye ngo amaze kunkurira ngo n'ibihumbi 600 by'amadolari ariko arambwira ati kanse yenda mukubare ibyo atureye ko yagufasha kwishyura uwo muntu agenda kumuvugisha ngo aramubwira ngo umva ngo ntayo nzamwishyura ahita mboroka nuko gahunda byagenze nge amafaranga ndikubara nyine yandiye n'ibihumbi 400 ese nta gafoto ke ufite ngo kadarape ko abona afite ibirego byinshi ntabwo ari agafoto se litawa umva Tony uzi abantu bose yatuburiye byonyine ibyo bintu Mutoni yarabivuze ataboneka uwo musore yewe nabuze umuntu uvantuburira pe umva we ukuntu ameze umva ukuntu we gahunda ngo ukuntu ameze ni ukuntu abigenza bagutuburira iki abigenza gute umva ikintu kire umva ukuntu abigenza kugira ngo utuburire araza akakugiraho inshuti urumva n'ibyo by'amata se ugira ngo yarabiguze yarambeshye ntabyo yaguze nigo ntabyo yohereje ni nayo ni umuntu rero ni n'umwana wayo niyo natekerezaga yakwemerera rero ni n'umwana wayo bimwica mu mutwe yanyemerera yo ni n'umwana wayo ngiye nkoresha 400 by'amanyarwanda ese rero ni n'umwana yegura ngaye ni menshi hano bwageza arenza yo ngayo inshuro
That's crazy, man. ahubwo uri kumva ikintu kirenze Ngewe umutoni ngewe ikintu arimo kumva aho ngaho. Okay. Ubwa mbere yarakubwiye. None se kuki wahise ukomeza ubona atagusubiza ibya mbere? nyine urumva njyewe yanyereka ukuntu turi inshuti akambwira ko afite ikibazo Uramuzi se? kuri banka yiwe afite ikibazo ntabwo muzi Muri se wizera umuntu gutya mwari inshuti se muhuriye muri TikTok? ntabwo ntabwo ako ka ntabwo nashaka kuza nyine rwose. baba bafite imiti. No, Clara. Ntabwo uyu mukobwa ntabwo afite amakosa. Urumva ntabwo umukobwa afite amakosa ntimumurenganye. Ibi bibaho abantu hano barahura bakamenyana. Urumva abantu hano bakamenyana kandi iyo ndende bikarangira umwana w'intare ibintu byinshi cyane. Urumva bakoranye ibintu byinshi cyane. Hano hari abantu bafite amafaranga y'abantu. Umuvugira rero umwohereza gift at least agarure make kuri ayo yari ategereje. ideni ahubwo ufite wa musore ntabwo urarimwishyura ngo akunobona. Listen Godfather uramuvugiye Sharita wambabaye muhereze Baby Lion umutoni uyu nguyu ra umutoni se nyine muhereze Baby Lion barayikoze muhereze Baby Lion umuntu wese wiha kumuvugira natanga umutima cyangwa Manigan cyangwa Baby Lion nta byo kuvugira umuntu ko muto wabaye ufite iyo foto y'uwo mutubuzi natwe ukayitwereka kugira ngo muto uri kwibuka wa musore watubwiye ko ari sheri ko afite amafoto ye yatweretse ko ari atatu wamubwiye akayaguha. reka muzane ntabwo ari bwiyemere kuko uriya musore uriya mukobwa none se ntabwo ari bumuvuga. ntabwo uzi ko umuntu ashobora kongera mwebwe uzi abantu baryamanye bapfa gushyira nyine ntabwo yabikora. Clara wowe niwe kuko yagiye kuri kamera twaramubonye amafoto uwo mutipe afite niwe pe yagiye kuri kamera ngenda aramubonye mu bucuti bwanyu ntabwo mwigeze muhamagarana kuri WhatsApp nyine ngo ajye kuri kamera mushyiremo turebe nyine ndi kukubwira amafoto uwo muhungu afite niyo pe niwe yagiye no kuri kamera ngenda aramubonye twajya tuvugana nyine kuri WhatsApp mudarape rero mutari nta foto ye ngo niba afite ubucuti nzi ko ari umutubuzi ndebe Godfather yavuze ngo ni ubushuti mwake akaba wamutipe mani niwe ku izina ry'umwaka amafoto arahita yaguhereza yakuye ko yaguhaye inbox ariko atabivuga nyine namushayarinze reka aze amfashe ayamereze tumushyire aho yaciye uwo mukobwa afite poroje warayi yo kwiba we kuri TikTok azarangaza benshi. Toni ni umukobwa w'umusirimu nibakuzana amafoto y'irero. Okay, reka tubereke iradukunda umva umuto karame mpera Rita TikTok Universal nyuma y'amasaha 2 ndagireba ukuntu nyakoherereza murambonye kweri none se ko yambwira ngo Rayoni n'umubebe wayo wowe uzaza uwo moto wabonaga umukobwa Rayoni n'umubebe wayo nuko bipostinga ahubwo si ibyo 400 ntibyavamo Rayoni ramumbwira abantu bazi ukuntu bigura. iyi Rayoni yavamo Rayoni se si 300 Rayoni yonyine ari none se urumva wari kungukira he mutoni wanjye urumva ese mutoni kukana kayo ese Toni ngubiri njyewe ntabwo 29 ni 29 kuryaga mani mu byiciro noneho akakubwira ngo genda uyaha abandi mana yanjye nawe si yayafashe urumva nyine we yarambwiraga uwo mukobwa ngo ni mwiza ni umusirimu none se wawe umujura utari mwiza wakibanda urumva nyine abo bantu bamuzi ngiye bambwiye urumva kata akoresha
araza akakureba nyine wenda nk'iyabonye wenda utanze nk'ikintu cyangwa wenda aguketseho nk'akantu agahita kwigiraho inshuti n'utwo tuntu yari yambwiye kugura ashobora no kutukugurira pe nyine kugira ngo umufate nk'umuntu mwiza umuntu w'umwana mwiza ibiki n'ibiki ubundi umujura mwiza ashora make akakubaraho menshi ikibazo se ko njye nta n'ikintu yanshoyeho sha bari urukundo rw'ububeto yakandikiraga bonjuru ngiye musobanurira ubucuti twari tumeze nk'abasheri ubucuti I don't get it. ariko rero uri kumva uko uwo mukobwa ashobora kuba atari n'umujura ariko siko wambwa nawe ntiyazijyanaga tu oya Tony hari umuntu wanditse muri komite wasanga izo akawunti yakoherezagaho ngo ahe nazo arizi wasanga nabyo ari ariko wamugani kuko siniyumvishe nyine niyumvishe inyungu yarabifitemo ari busitanga ahandi ntabwo yigeze gukuntumaho ntabwo uri fake genda uretse ayo makanzu yagutumaga urayibuka basi uwo mukobwa atuye he ntabwo ngo muri Canada pe ntabwo ibintu byose yamubwiye it's all fake manimero it's all fake Godfather nawe muri Canada oya reka muhereze nimero ye kuko yayifite areba yohereze Godfather ndayiguha gute yifate ikore kuri WhatsApp imwereza nini box TikTok yishaka ifite nimero yawe hano ifite nimero yanjye. By the way guys abantu muri aha ngaha uragenda kuri WhatsApp yawe uje muri status zawe kandi kuri status nanjye kwa scamming uje kuri status kwa kunje kuri ama status wandike bezina kasa mutwe urahita ubona account yanjye following kuri WhatsApp ya kuri channels so uhite following a Godfather yanditse akasa mutwe 250 I love you too nuko nyine utari type yanjye ariko nari kuzagusoma bivuga neza ariko yeah, but you are not my type. Nela yakwigishije buriya rero reka mbatere story urumva Nela nagiye kumutereta safarata muri covid tangira bigeze nabi ndamureba noneho ndeba ukuntu yirata kandi natangiye gutera umutereto ndeba ukuntu yirata amwe rero Nela yeso kitu bacha not my type yara yabaye intambara ngomba ko aho kwiyuka twumvikane ko bitindi yandi nta type y'udirimo so rero musharinge tugende ndaje mfite amagaro uyu mukobwa turebe mukobwa se noneho bimeze bite ese Tony ko mbona ufite rwabunga mwana wa amba nayihawe n'umukobwa wa boss lady hano yitwa Kekesha ari mu bakobwa agenda muri VT Kigali Keke Clara reka ntimukabeshye yakubeshye ariko z'abamana ega Godfather ngiye nakubwiye ngo everything is a scam. What do you mean? I'm not a scam baby. I'm not talking about you, I'm talking about uriya was scamming Mutoni. cyakoza muto reka nkubwize ukuri pe urizera nuko uwo mukobwa nawe yabivunjaga mu makoti oya reka nkubwire ibi bintu byabaye kuri Mutoni nta kintu reka nkubwire nuko nyine abantu bataye ubumuntu urimo kumva hano hari abantu baragira uri kumva abantu batanga ibyo bintu bibaho abantu barexendinga n'ibiki urumva that's not bad there nuko abantu nyine bafata ibintu abantu bamaze kubinkanura amaso bamaze kuba bamuturumbutse ariko ibintu biri normal bibaho urumva nta rukundo mukigira rega njye ariko ahubwo njyewe mfite urukundo ahubwo nuko njye bampemukira ubu biragaragara rega ndakureba ariko n'ubuntu ifite n'urukundo rwinshi
ni ukuri njyewe ngira urukundo ahubwo abantu barampemukira ugasanga umuntu nyine kandi njyewe iyo umuntu ambwiye ikintu ushamba numva ari icyo uzi ko mba numva atambeshya icyatoni cyagira urukundo kiracyafite umututsi ni ukuri mba numva nzakareka umuntu dukundana azakubwira ukuntu nabaye nk'ikiragi nyine nyine mba nk'ikimariyo nkunze ngewe. I am so shocked here. Ntabwo numva ibintu murimo kuvuga. How is this okay? twari turi kuvuga ngo uyu mukobwa uri hejuru yawe. Rita ibyo ndabyumva rega. Mutoni ntabwo numva ukuntu bamusikaminze. Ntabwo numva ubwo bugwa neza afite ukuntu she's so trust umva she's trusting umuntu aragukamenga mwana arayakurya reka nkubwire umuntu umwe yageze kunsikaminga Rita urareba nuko Igisenyi wahazi ahantu hamwe no muri gare nyine mu isoko ry'Igisenyi haje umuhungu yari yambaye jumper y'umutuku mwiza pe arambwira sister imodoka imfiriyeho hano anyereka n'imodoka iparitse turi kumwe mani niza telefone mvugane n'umukanishi phone yanjye yanzimanye njye iwacu ni Kigali ntago nzi ahantu henshi Gisenyi muha telefone muha ekuteri muhereza na powerbank ikintu cyabaye amereza n'umukobwa arambwira uti mbabarira unsobanurire uwo muntu ahagaze ko atamenyeye Igisenyi ngo tuze tubamusange dukora imodoka Rita ndangira wa mukobwa ahita ambwira ngo ngera umuheze telefone mvugane nawe Rita niba ari ibiki byangiye mu maso bro nahise mubura nafata umuhungu w'umupira w'umutuku akangareka reka sita singiyewe ngiye kureba muri ya modoka amasangamo abajamara bangira umusazi mane nizengurutseho numva karandenze ndataha ndavuga cyakoze uyu mujamara nkosoye mane uri smart yubashye